Intekerezo ziravuga ku maso twijijisha bifatanya no gusenga bwa Kimana ikampa umugisha bambona ngenda gusa mba ndimo nkoresha umutwe ndimo mpigira iwanjye ntawe nzahigira mukwe. Yeah man, it's your boy made to the Y to the L to the O nkuko bisanzwe. Ni byinshi madama gukorera. One ikintu kimwe yagukoreye amaze gukora ubu ngubu utakubagirwa n'iki cyangwa se urahantu utekereza. Byonyine kuba yarampaye umuryango yarampaye urubyaro nta wundi wigeze arumpa. Miliyoni dukuyemo rimwe ni kangahe ubivugira mu magambo gusa? Ni ibihumbi 999. Komeza girezwa. Miliyoni dukuyemo rimwe ni 999. Aho ni igihumbi ukuyemo ni 9. Jamani umuhungu wanyu Pion Kasoyezi ngeni Legacy TV nchima kwa subscribe mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Ingerazuba Sarazuru mu ntingenza nga kuri Legacy TV aba diaspora mwese turashimira cyane angaha tohere n'umustar umusaza umupapa me to the one to the meze gute fresh cyane man iki niki ako bayo yari ibanga mu kuba umupapa uko byagenda kose urumva umuntu utari umupapa bayishwe ibintu byinshi ibyo kumara kuba umupapa ntago ari ukubyibuha gusa hari n'ibindi bintu byinshi nyine biba byaragiye bizaho icyo n'iki naraciye iminsi myinshi kabisa. turava umusana turi ibirayi se ibirayi birahari mani ibirayi birahari byinshi cyane ahubwo mubisize ahubwo bizababaza impamvu mutabiriye icyo madamu yatetse ola ni karibu kabisa ikaze biba bihari byose naribe bwira abanyarwanda ugenda muri bwa buryo bwa intekerezo ziravuga ku maso twijijisha bifatanya no gusenga bwa Kimana ikampa umugisha bambona ngenda gusa mba ndimo nkoresha umutwe ndimo mpigira iwanjye ntawe nzahigira mukwe. Yeah man, it's your boy made to the Y to the L to the O nkuko bisanzwe n'intoranye nabo ya indirimbo yakoranye muri ijoro men urumva ni message message kandi hari abibigenewe nabikeneye kuhindura uturanye nawe dufitanye ibibazo duturanye nayo mutuye nabayumva kabisa. Mate gusanzanga mu bya filime wize kureba ngo filime yitwa Urusobe wowe usanzwe ukunda filime? Movie buriya ni ikintu nitaho cyane kabisa byagera no ku Nyarwanda bikaba ibindi none bizagera kuri filime z'Umusanze noneho abantu bikaba amahwi kabisa. Ni ibintu byanjye ubundi movie ziri mu bintu bintwara umwanya munini kabisa iyo ndi free. Twasanzwe barimo kuri premiering angaha umukinnyi wabonye wakinnye neza akagukoma muri iyi filime n'uwe urabona ntago tuyirebye yose twirebye trailer ariko ntekereza ko abakinnyi barimo bose ni abahanga kandi nzi ko ntawe muri buri wese muri role nzi ko yakoze ibintu bya danger. So ahubwo ntegereje nyuma noneho tuzareba umuntu uzaba umustar w'iyi filime kuko abarimo bose ni abastar. Icyo dutegereje noneho nyuma kureba yose turebe noneho umustar wabahize bose mu mikinire myiza n'uburyo actinze byose hamwe. Ni abantu nitezeho ibintu bya danger abandi bahari bakomeye dusanga tubazi bafite ibintu binini bya hatari. So icyo dutegereje noneho bari abashyashya baje muri sinema mu buryo uri professional kandi kugaragara ku mantuzo manini. So mbona mbategereje ibintu byinshi cyane birenze kandi nzi neza ko bazabikora ndabizeye. Ugereranyije n'izindi ntuza izindi event nk'izi za movie iminsi ukareba Musanze cyangwa tukajya na Kigali televiziyo zageze tukajyana n'iyi ngiyi wabonye iyi ngiyi yabuze iki cyangwa se ari iki kintu yagize kurusha izindi twabonye? Urumva nibyo nakubwiraga ni nabwo bwa mbere nje muri stream go premiering movie ariko ntekereza ko ngiye mbonye rwose ninjya mu zindi nibwo nzabona ntiwenda hari ukuntu biba bitandukanye ariko kuko ariyo ya mbere ngiyemo njemo nitabiriye show yayo ntago nahita mvuga ngo hari ibyo itakoze ingeranyije n'izindi. So ubwo ngiye rwose ibyo yankoreye birahagije ntegereje n'ibindi binini ubwo gake tuzagenda tubona uko bimeze. Reka twive kuri filime twigere mu muziki wawe
aherutse gusohora projet yakunzwe cyane uri kumwe na Mico the Best uyu munsi namubonye ahangaha nawe yaje mu birori nyuma y'intuza hari uko yakiriwe akenshi yarakunzwe kuko byaragaragaye Mailo hari step yateye itandukanye niyo yarasanzwe afite kandi narenze kuba loko cyane ndangira kuba umuntu uri wagutse uri hose mu gihugu na Kejeri tuharahagera ibikorwa barabyumva bituma n'ibyo batari bazi babyumva so bizamura nyine urwego rwa Mailo mu buryo bwo kumenyekana bw'izina so yarabikoze yankoreye ibintu byinshi byiza yahinduye urwego rw'umuziki wanjye kandi ntekereza ko bizakomeza iraje urumva twose tuba tukiri mu bikoni ntabwo byose wabishira ku mugaragara ariko mwitegure mushonje muhishiwe kabisa mani kuva waba umupapa hari bazo ibintu byinshi batarakubaza reka mbikubazeho nka bitatu tumeze nk'abari no kuganira ku musozo w'ahangaha niye challenge byaguhaye mu buzima bwawe byatumye nkura ikintu cya mbere byankoreye byatumye nkura kandi niga kubaho ndi umuntu ugira amakenga no kubaho afata inshingano icyishimiro uri kumwe n'umwana wawe ni byinshi ni byinshi noneho no kuri phone yampamagaye ndi hari imbere mbura uko tuvugana bihagije ambwira utuntu tutawe ni amagambo atari amagambo ariko ukabona hari nka story ashaka kugutera sometimes akaba yanakubwira ngo utaha ariko mu rurimi rwe ntabasha kumva ariko kubera ya connection mita numva neza ngerageza kumva icyo ashaka mu buryo bw'umubyeyi n'umwana ndabizi ni byinshi madama gukorera one ikintu kimwe yagukoreye amaze gukora ubu ngubu utakubagirwa n'iki cyangwa se uri ahantu utekereza byonyine kuba yarampaye umuryango yarampaye urubyaro nta wundi wigeze aruma ni ikintu kirenze ku bindi bintu byose ushobora kuvuga ko ibintungura ni buri munsi ko bwije uko bukeye bihora ari bishya ko turacyari bato dukeneye gukora kuba mu muryango wishimye so duhora twishimye so kuba rero yarambyariye nicyo kintu kirenze ibindi byose kiri hejuru nuko mbuzi ibyiza nahera guhera mu gitondo buri saha navuga buri cyiza cyabayeho okay tugiye gusoza gusa iyo nsugiye gusoza rero bituranya turi kwisekera shangiye je kugukorera ibishitani guseka ni ibintu nitaho iyo nsekeje umbabare ntukideveye cyangwa se ngo ugikwepe ngo ukimeze miliyoni dukuyemo rimwe ni kangahe uyivugira mu magambo gusa ni ibihumbi 999 komeza girezwa miliyoni dukuyemo rimwe ni 999 aho ni igihumbi ukuyemo ni 9 miliyoni no kuvuga ngo ni ibihumbi 999 yego amen biragoye reka tukibeho ni amacyenda ngaho ubwo shada bankubeshye amacyenda baraze saa 6 ndacari unibere mu mibare ngewe May imibare ndabura nibyo bintu hari umudivatiste ari byo imibare niryo somo rikomera iyo ndiri burayizi imibare irakomera bya hatari ariko hari abantu yorohera ndayikugumishamo rero karindwi dukujya gatandatu nikanga May karindwi kuba gatandatu mirongo ingahera mirongo ine na kabiri bayikanga nayo nyibaje ntakizi mirongo ine na kabiri emeni nkura mu mibare papa nkura mu mibare nyabona reka gikubane bane ngiye kubwira icyo ugiye kumbwira ako se nakikubajije kamuhindure nkubwire iki ngiki noneho nkubwiye ngo ugiye buryasaza zimira bunguri anshatse kuvuga ngo iki ni ukuvuga ngo ugiye ukuvuga ngo uko byagenda kose aho ugiye ibyo usanze iyo nibyo ufata papa Kamira bro wakoze cyane wakoze nawe Blessing Legacy TV blessing